Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 85, Bibiliya nk'umwigisha. Nk'umwigisha, ibyanditswe byera ntibigira icyo wabigereranya nacyo. Bibiliya niyo mateka abantu bafite amaze igihe kirekire cyane kandi akubiyemo byose. Yaturutse kuri soko y'ukuri kw'iteka ryose, kandi kwera kwayo kwagiye kurindwa n'ukuboko kw'Imana mu bihe byose. Imurika umucyo wayo mu bihe bya kera cyane, aho ubushakashatsi bwa muntu bugerageza kwinjira, ariko bikaba iby'ubusa. Mu ijambo ry'Imana honyine niho tubonera imbaraga zashinze imfatiro z'isi, kandi zikabamba ijuru. Muri iryo jambo honyine niho dukura inkuru y'impamo ivuga inkomoko y'amahanga. Muri yo niho honyine havuga iby'amateka y'inyokomuntu atarahindanijwe n'ubwibone n'urwikekwe bya muntu. Ijwi ry'Uhoraho. Mu ijambo ry'Imana niho ubwenge bukura ibyigwa byimbitse mu bitekerezo n'ibigambirirwa bihanitse cyane. Muri ryo niho dushobora gusabanira n'abakurambere n'abahanuzi, kandi tukumva ijwi ry'Uhoraho igihe ivugana n'abantu. Niho tubonera uwakomeye wo mu ijuru, nk'uko yicishije bugufi agahinduka incungu yacu n'ibyiringiro byacu, agahangana n'imbaraga z'umwijima kandi akatubonera intsinzi. Gutekereza no kuzirikana bene izo nsanganyamatsiko mu mwuka no kubaha ntibishobora gusiga umutima utorohejwe ngo wezwe kandi ngo ugire agaciro, ari nako biha intekerezo imbaraga nshya n'umurava. Abantu babona ko kutita ku by'Imana ivuga no kubisuzugura ari ubutwari n'ubugabo, baba ubwabo bagaragaza ubupfapfa n'ubujiji bwabo. Ntabwo birata umudendezo n'ubwenge bafite, mu by'ukuri baba bari mu bubata bw'icyaha na Satani. Uburyo nyakuri ubuzima bukwiriye gutekerezwamo. Gusobanukirwa neza uko Imana iri n'iki dusaba kuba cyo bizatuyobora ku kwicisha bugufi gukwiriye. Umuntu wiga ijambo ryera uko bikwiriye azamenya ko umuntu adashobora byose. Azamenya ko hatabayeho ubufasha budashobora gutangwa n'undi uretse Imana. Imbaraga za muntu n'ubwenge bwe nta kindi buri cyo uretse intege nke n'ubujiji. Umuntu ukurikira inzira Imana imuyoboyemo abona isoko imwe nyakuri y'ubuntu bukiza n'ibyishimo nyakuri, kandi ahabwa imbaraga zo kugeza ibyishimo ku bandi bose bamuzengurutse. Nta muntu n'umwe ushobora gushimishwa n'ubuzima atagira iyobokamana. Gukunda Imana byeza kandi bigahesha agaciro ibyo umuntu yishimira n'ibyo yifuza byose. Bikomeza urukundo kandi bigatuma ibishimisha bikwiriye byose birushaho kumurika umucyo. Gukunda Imana bishoboza abantu kunyurwa no kwishimira iby'ukuri byose, ibyiza byose n'iby'igikundiro byose. Ariko ikiruta byose gikwiriye kudutera guha Bibiliya agaciro ni uko muri yo ariho umuntu ahishurirwa ubushake bw'Imana. Muri yo niho tumenyera umugambi wo kuremwa kwacu n'uburyo uwo mugambi wagerwaho. Tuhigira uko twakoresha neza ubu buzima turimo, ndetse n'uburyo twakwitegura ubuzima buzaza. Nta kindi gitabo gishobora gusubiza ibibazo umuntu yibaza mu ntekerezo ze cyangwa ibyifuzo bikomeye by'umutima nka Bibiliya. Kubwo kuronka ubwenge bwo mu ijambo ry'Imana no kuryumvira, abantu bashobora kuva mu rwobo basigingiriyemo bagahinduka abana b'Imana bakorana n'abamarayika batigeze bacumura. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 86, kubaha. Nshuti basore nkunda, ni amahirwe mufite yo guhesha Imana icyubahiro ku isi. Kugira ngo mubikore, mugomba gukura intekerezo zanyu ku bintu bitimbitse by'ubupfapfa kandi bitagira umumaro, ahubwo mukazerekeza ku bifite agaciro k'iteka ryose. Turiho mu bihe abantu bose bakwiriye kumvira itegeko ry'Umukiza rigira riti, mube maso musenge mutajya mu moshya. Matayo 26:41. Kimwe mu bigeragezo mufite bikomeye cyane ni icyo kutubaha. Imana irakomeye kandi irera, kandi nta muntu wicisha bugufi ndetse wizera. Kandi ku muntu wicisha bugufi ndetse wizera, inzu yayo ku isi, aho ubwoko bwayo buteranira ngo basenge, ni amarembo y'ijuru. Indirimbo yo gusingiza n'amagambo avugwa n'abagabura bakorera Kristo, byose ni ibikoresho byashyizweho n'Imana kugira ngo bitegurire ubwoko bwayo kuzaba mu rusengero rwo mu ijuru, muri cya gitaramo cyo gusingiza gukomeye kitazinjiramo ikintu cyose cyanduye n'igihumanye. Imyitwarire mu nzu y'Imana.
Kubaha birakenewe cyane mu rubyiruko rwo muri iki gihe. Ndatangara cyane iyo mbonye abana n'urubyiruko rukomoka ku babyeyi bubaha Imana batubaha gahunda no kwitwararika byagombye gukurikizwa mu nzu y'Imana. Igihe abagaragu b'Imana bari kugeza amagambo y'ubugingo ku bantu, usanga urubyiruko n'abana bamwe baba basoma kandi bongorerana, naho abandi bisekera. Baba bacumurisha amaso yabo kubwo kurangaza intekerezo z'ababakikije. Iyo iyi ngeso iretswe ntirwanywe, irakura kandi igafata n'abandi. Abana n'urubyiruko ntibakwiriye na rimwe kumva ko kutagira icyo bitaho n'uburangazi mu materaniro yo kuramya Imana ari ikintu bakwiriye kwirata. Imana ibona igitekerezo cyangwa igikorwa cyose, kandi byose byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Iravuga iti, nzi imirimo yawe, nta kintu gihishwa ijisho ryayo ryitegereza byose. Niba hari urwego runaka waba warakujije ingeso yo kurangara no kutagira icyo witaho mu nzu y'Imana, koresha imbaraga ufite kugira ngo ubikosore, kandi werekane ko ufite kwiyubaha. Jya wubaha kugeza ubwo bihindutse umugabane w'ubugingo bwawe. Ntuzigere urangwa no kutubaha mu nzu y'Imana n'umwanya wo kuyiramya ngo ube wahangara no kuvugana n'undi mu gihe cy'ikibwirizwa. Iyaba abakora iri kosa bashoboraga kubona uko abamarayika babitegereza kandi bakandika ibyo bakora, bakorwa n'isoni kandi bakizinukwa. Imana ishaka abantu bayitega amatwi batuje. Ubwo abantu bari basinziriye niho umwanzi yaje abiba urukungu. Nta kintu cyera nta n'igifitanye isano no kuramya Imana gikwiriye gufatwa mu buryo butarangwamo kwitonda no kwigengesera. Igihe ijambo ry'ubugingo rivugwa, mukwiriye kwibuka ko muri kumva ijwi ry'Imana rivugira mu mugaragu wayo yatumye. Ntimuzigere mucikwa n'ayo magambo bitewe n'uburangazi, kuko niyumvirwa ashobora kurinda ibirenge byanyu ngo bitayoba inzira. Kudaha agaciro iby'iyobokamana. Mbabajwe no kubona ko benshi mu rubyiruko bavuga ko bizera Imana batigeze bahinduka mu mitima na gato. Ntabwo bigeze bahinduka mu mico. Ntabwo basobanukiwe no kuvuga ko uri umukristo ari ikintu gikomeye cyane. Imibereho yabo ihabanye rwose n'imitekerereze y'umuntu wubaha Imana. Iyaba babarizwa muri wa mubare w'abahungu n'abakobwa b'Imana koko, ntabwo bakuzuwemo n'ubupfapfa n'ibiganiro by'urwenya n'ibitagira agaciro. Nta nubwo kandi amagambo n'imyitwarire by'ubupfapfa by'abandi byakangura iyo mico muri bo. Umuntu ufite umugambi wo kuzahabwa ingororano no kuzaba mu ijuru azarwanana umugambi uhamye kandi utagamburura, yirinde amagambo y'ubupfapfa n'urwenya mu byerekeye iyobokamana. Hari akaga gakomeye ko kutita kuri iyi ngingo. Nta bupfapfa bwihishe cyane nk'urwenya no gukora ibyo utatekerejeho. Mu mpande zose tuhabona urubyiruko rufite imico irangwa n'ubupfapfa. Abasore bose babarizwa muri iri tsinda bakwiriye kwirindwa kuko bateza akaga. Ariko kandi niba bavuga ko ari abakristo, nibo bakwiriye gutinywa cyane. Intekerezo zabo zarasigingiye, bityo bizaborohera cyane kukumanura bakujyana ku rwego bariho, kuruta uko wowe wabazamura ukabageza ku bitekerezo bihanitse byiyubashye, ndetse no kuba wakosora imikorere yabo. Reka abo mugendana babe abigengesera kandi bakunda ibyiza mu magambo bavuga n'imyitwarire yabo. Kugira ngo ukore uko ushoboye kose ugaragaze gusingiza Imana, abo wifatanya nabo bakwiriye kuba abatuma intekerezo zawe zera zigatandukana n'ibisanzwe. Niba ushaka kugira ibitekerezo byagutse, ibitekerezo n'imigambi byiyubashye, toranya abo wifatanya nabo bazakomeza amahame atunganye muri wowe. Reka igitekerezo cyose n'umugambi w'ibyo ukora byose byerekeze ku kwitegura ubuzima bw'ahazaza n'umunezero w'iteka ryose. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 87, ibyiringiro bihamye. Mbese wamenye ute ko wemewe n'Imana? Iga ijambo ryayo Bibiliya usenga. Ntukayirambike iruhande uyisimbuje ikindi gitabo. Bibiliya yemeza umuntu iby'icyaha, isobanura mu buryo bweruye inzira y'agakiza, yerekana ingororano irabagirana kandi ihebuje, iguhishurira umukiza kandi ikakwigisha ko binyuze mu mbabazi ze zonyine zitagira akagero ariho ushobora kwitega kubonera agakiza. Ntuzigere usuzugura isengesho ryo mu rwiherero, kuko ari ryo bugingo bw'iby'umwuka.
Saba kubonera k'umutima, usenga umaramaje kandi ubikuye ku mutima. Sengana umwete kandi umaramaje, nk'aho waba usabira ubugingo bwawe bupfa igihe bwaba bugeze mu kaga. Guma imbere y'Imana kugeza ubwo ibyifuzo bitavugwa byo gushaka agakiza biva muri wowe, kandi igihamya kinejeje cy'uko wabariwe icyaha kibonetse. Ntabwo ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bishobora kubonerwa ahantu hadahamye. Ni ingingo igomba gushyirwa hagati y'Imana n'ubugingo bwawe, ikahashimangirwa by'iteka ryose. Ibyiringiro bidafite ishingiro nibyo byonyine bizatuma urimbuka, kubera ko kubw'ijambo ry'Imana ugomba guhagarara ushikamye cyangwa se ukagwa. Iryo jambo ni ryo ugomba kureberaho igihamya cy'ibyawe. Kuri ryo niho ushobora kubonera ibyo usabwa ngo ube umukristo. Ntukarambike intwaro zawe hasi cyangwa ngo uve ku rugamba utarabonera intsinzi no kunesha ku Mucunguzi wawe.